Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza. Ntekereza ko mwese mumaze akanya mwicaye, muhaguruke. Turirimba igice kimwe cy'indirimbo y'ijana na karindwi ivuga ngo menyesha ibya Yesu. Mwese muhagaze menyesha ibya Yesu. Menyesha ibya Yesu byose, maze ubinyandikemo. Mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Mbwira uko abamarayika baririmbye yavutse, ngw'icyubahiro ku Mana, amahoro abe mu bisi. Menyesha ibya Yesu byose, maze ubinyandikemo. Mbwira ibye by'ingenzi byose, nezezwa no kubyumva. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo umuhanuzi Oroginale. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, uwera wa Isirayeli, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana y'Abisirayeli kuva kera, uri Imana yacu uyu munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Ibyishyirira hejuru gushaka kumera nk'Imana byose tubishyize hasi. Twebwe ducishirijwe bugufi kugira ngo uhabwe icyubahiro. Mwami wacu, uri Imana kandi uri Imana yacu y'ibihe byose. None kandi uri n'Imana isubirisha umuriro, uhabwe icyubahiro. Mu mibereho yacu yashize twarakubonye, n'uyu munsi turabahamye bo guhamya ibyawe, izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze rero muri uyu mugoroba ngo ibyawe ubitwandikemo, tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Nk'uko umuyobozi amaze kubibabwira, bitewe na gahunda zabayeho nyinshi, ntabwo turi bukoreshe umwanya munini, ariko buri wese natega amatwi kuko ngiye kubwiriza ikibwirizwa kigufi ariko buri wese yumva. Icyigisho dufite kiravuga ngo umuhanuzi umeze gute? Umuhanuzi Oroginale. Muri iyi minsi hari ibintu byadutse, ukagenda ugahura n'umuntu maze wahura nawe hari mu muhanda akakubwira ati hagarara, kandi nta gahunda mwari mufitanye, ntabwo ubwo muziranye, akakubwira ati hagarara nkubwire, maze akakubwira ati Imana irambwiye ngo ugiye kubona ibi niba, ugiye kubona ibi niba, ugiye kubona ibi niba. Yesu ashimwe. Ikibazo ndi kubaza, mbese namwe mujya muhura nabo? Yego. Iyo rero muhuye aratangira akakubwira ibintu Imana imubwiye, akagutondorera, nawe ukumva arashaka rwose, kandi abantu ibyo bintu barabikunda, akumva ibyo bintu arabishaka, agatega amatwi, maze uwo muhanuzi akamubwira. Abatwari kumwe ubushize narababwiye ngo nzababwira ururimi Imana ivugiramo. Muri uyu mugoroba tugiye kunyomoza icyo kinyoma, turebe ngo mbese Imana ivuganira hehe n'abantu. Ese Imana ibwira abantu bameze bate? Icyo nicyo cyigisho tugiye kwiga. Ndabinginze mufate Bibiliya zanyu, reka tubaze Bibiliya, niwe muhanuzi, niwe muyobozi utayobya. Tujye muri Yeremiya igice cyaho cya 23. Yeremiya 23. Mbese turi kumwe? Yego, reka dusome Bibiliya mu izina rya Yesu. Umurongo wa 16, Yeremiya 23 umurongo wa 16 haranditse ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Yesu ashimwe. Iyi nyandiko iratubwira ngo muramenye ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira, kandi babahanurira bababwira yuko ayo magambo avuye mu kanwa kandi Imana irabihakanye ngo ntimukabumvire. Umurongo ukurikiraho haranditse ngo
bahora babwira abansuzugura bati Uwiteka yaravuze ngo muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Iyo akenshi ubuhanuzi bw'abo bahanuzi bari kukubwira ngo rwose humura uzagira amahoro. Reka ndeka abantu babanze basohoke. Muyobozi yabivuze ngo ushaka gusohoka nanyonyombe vuba vuba, ntanze umunota umwe gusa cyangwa se amasegonda 20. Umuntu wese wumva ushaka gusohoka nagende, hanyuma dukomeze iteraniro rituje. Reka dukomeze ngo n'umuntu wese unsuzugura, Uwiteka aravuga ati umuntu wese usuzugura Imana akayitesha agaciro, nawe baramubwira ngo humura ngo uzagira iki. Kandi nyamara Bibiliya iri gutangaza ngo nta mahoro y'abaki, nta mahoro y'abanyabyaha. Nuko umwanditsi arakomeza, Imana irakomeza avuga ati ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaragu w'Uwiteka ari we mujinya we uraje. Umujinya w'Uwiteka ugenje ute? Uraje kandi uhagurukiye abantu bibwira ngo ni abahanuzi, kandi umuntu akubwira ati hagarara reka nkubwire ibyo Imana yambwiye. Wagenda kureba mu biganza bye ugasanga nta Bibiliya irimo. Nuko rero Uwiteka arabihakanye. Hepfo reka dusome umurongo wa 21. Umurongo wa 21 haranditse ngo abo bahanuzi sijye wabatumye. Aleluya. Imana yo mwijuru abihakanye ngo ntabwo ari jye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo ariko barahanuye. Mama we, nubwo bari kwihuta cyane bafite imbaraga, na hari mu muhanda muzababona, mu masoko muzababona bari guhanurira abantu. Mu byumba hari hirya hari amazu menshi ubu ngubu yahinutse nk'insengero, abantu bakajyayo maze bakabahanurira. Abantu bakananirwa no kuza amateraniro yateguwe n'itorero kugira ngo abantu babumburire Bibiliya bakajya kumva ayo magambo aryohereye ari mu matwi. Nuko Imana irahakanye ngo abo bahanuzi sijye wabatumye ariko barihuse. Sinavuganye nabo ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Yesu ashimwe. Kuki abantu bashobora kuva mu miryango yabo bakarenga imisozi bakajya gushaka imisozi hirya bakajya no mu butayu, nyamara bari bakwiriye kwicara hasi? Indirimbo y'164 avuga ngo nicaye imbere ya Yesu mpabonera iki? Mpabonera ihumure. Bakwicaye hasi bakabaza Imana bakurikije ijambo ryayo, kandi Imana ikabigaragariza. Ariko ntago bashaka gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana irababaza ngo mbese muri kugenda mujya kure? Sindi Imana ya hafi na kure? Nuko amagambo akurikiraho haranditse ngo hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sijye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise iby'abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Reka mbabaze, mbese Imana ari kuvugisha ukuri? Yesu ashimwe. Imana iravugisha ukuri? Hari abantu bavuga ngo beretswe. Reka twumve icyo Imana ikomeza kubavugaho. Abantu bakavuga ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanurira ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Imana yarayitegereje kuko ureba ibigaragara n'ibitagaragara, maze ibona imitima yabo irimo kubeshya. Bigira inama zo kumpuza abantu banjye izina ryanjye, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko basogokuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bari. Umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri. Haleluya. Umuntu ushaka kurotora inzozi nagenda zirotore, ariko n'ufite ijambo ry'Imana mu biganza bye narivuga ibinyakuri. None mbese inzozi n'ijambo ry'Imana ikizatsinda ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro.
bana b'Imana, iyi virusi yamaze no gufata no mu bizera, ugasanga umuntu yananiwe yatakarije icyizere ijambo ry'Imana, wanabwiriza waze wamara kubwiriza agahita aza akakubwira ati muntu w'Imana, ati ndakwinginze mbwira nsobanurira izi nzozi zanjye narose, kubera ko iyo virusi bamaze kubona yaramaze gukwira hose. Ndabinginze bana b'Imana, nituve kubita abahanuzi bari pirate, twegukira ijambo ry'Imana, niwe muhanuzi Oroginale. Imana ihabwa icyubahiro. Amagambo akurikiraho aranditse ngo, Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Aleluya. Ijambo ry'Imana rimeze nk'umuriro. Abo twari kumwe twabonye Imana isubirisha umuriro. Yego, bityo rero n'uyu munsi Imana iracyasubirisha umuriro biciye mu ijambo ryayo na Mwuka wera. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero umurongo wa 30 haranditse ngo, nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abahanuzi bibana amagambo y'Imana. Umuntu waherutse kumbwira ati, umuntu twaraganiriye arambwira ngo hari umuntu wamurangiye umuntu uzajya kumusengera, aramubwira amuha randevu yo kuzajya kumusengera, ariko ngo azamusengere abanje kumuha 5,000. Yesu ashimwe. Kumuha ngahe? 5. Nuko kandi ngo yagomba kumusengera afite uburwayi. Ariko bana b'Imana, mbese amasengesho turayagurisha? Hoya, kuki abantu baterarika abayobozi b'itorero ko Bibiliya bivuga ngo maze babasengere babarambitseho ibiganza, maze ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu. Mu mujyi wa Kigali duhura n'ingorane, ukajya kubona gutyo ukabona umuntu araje akavuga ati bana b'Imana rwose tubu ngubu ndi mwene so, ariko wakwitegereza ukabona gusanze mu muryango, ukabona aho araje mu rugo akakubwira ati Imana impaye ubutumwa ngo nkuzanire. None uje uturuka hehe? Akakubwira ubutumwa, kumbi ntakamenya yuko ibyo ngibyo twamaze kubitahura. Ndashimira Imana ko Imana igenda yigisha ijambo ryayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yiba mugenzi we, niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Yesu ashimwe. Bavuga ngo yaravuze. Uwiteka arahakana ngo sinabonanye nabo ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. None abo bantu batavuganye n'Imana urashaka kwirirwa uganira nabiki? Urashaka kuganira nabo ngo bagushyiremo ubwo burozi kandi ari amagambo bakuye handi atavuye mu ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, muri uyu mugoroba ndahamagarira umuntu wese gushyira ibitekerezo ku ijambo ry'Imana. Mbese twabonye ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Twabonye ko ifite imbaraga n'ubutware. Twabonye yuko ifite ubushobozi bwo gufata umukiranutsi, umunyabyaha ikamuhindura umukiranutsi. Mbese turacyari kumwe. Imana ibaha umugisha. Rero bana b'Imana, iyo dusomye mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya mbere. Abaheburayo igice cya mbere. Abaheburayo igice cya mbere. Igice cya mbere haranditse ngo umurongo wa mbere, kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Aleluya. Uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana ihabwa icyubahiro. Kera Imana yavuganiraga nayo natwe mu kanwa k'abahanuzi, kandi abahanuzi turabafite muri Bibiliya bagiye bavugana n'Imana. Kubona ba Danieli, Imana yiyerekaga ikabereka ubuhanuzi buzaba, kuko Danieli ibihe turimo we yabyeretse kera. Yego, Danieli yarabyeretswe rwose mu gishushanyo cy'izahabu, Imana yarabimweretse. Aba ba Yeremiya, aba ba Ezekiyeli, aba ba Yesaya, bose barahanuzi bavuganaga n'Imana bakajya kubwira abantu b'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko muri iyi minsi yacu Imana ivugana natwe biciye mu kanwa k'umwana, umwana wayo Yesu Kristo. Iyi Bibiliya yose dufite, iyo uhereye mu itangiriro ukagenda ukageza mu byahishuwe, iyi Bibiliya yose ivuga Yesu. Haleluya. Ivuga Yesu. Bityo rero
ndashima Imana yuko no muri iyi minsi yacu Imana yashimye yuko iyi Bibiliya yayisobanuye muri ibi bitabo byitwa Umwuka w'Ubuhanuzi. Abantu bazabatizwa nabahaye agapapuro kanditseho amahame. Hariho ihame bazasangaho rivuga ngo mbese wemera yuko umwuka w'ubuhanuzi ari kimwe mu biranga itorero ryasigaye? Igisubizo ni yego. Imana yafashe Bibiliya irayisobanura ikoresheje izi nyandiko kugira ngo dushobore kuyisobanukirwa. Imana yakoresheje umwana wari ukiri muto cyane witwaga Erina Harumoni. Kandi bana b'Imana itorero ryaramugenzuye risanga ibimenyetso byose biritanga by'umuhanuzi Oroginale nawe bimuranga. Imana yasobanuye Bibiliya ibinyujije mu muntu mutoya, yari umwana muto witwa Erina Harumoni. Ubuzima bwe mu byamuranze ndikwerekeza ku musozo mu minota isigaye. Hari ubuzima bwamuranze nshaka kubabwira. Icya mbere, yavutse ku wa 26 Ugushyingo mu cya 827, maze apfa mu cya 915. Yavukiye ahantu bita Igohamu muri Amerika. Yavutse afite impanga bava indimu. Yesu ashimwe. Yavutse afite impanga bagenje gute? Bava indimwe. Rero afite imyaka 9 y'ubukuru yagize impanuka, umwana amutera ibuye. Ntabwo yigeze agira amahirwe yo gukomeza kwiga. Abantu benshi bashobora kureba ibitabo biri mu bwenge bukomeye, biri mu buhanga, bakavuga bati uyu muntu no hanze iyo tujya kugurisha ibitabo no mu mabiro baravuga bati ibitabo byanditswe n'uyu mugore ni ibitabo by'ubuhanga, yarazi ubwenge. Ariko bakibaza amashuri yize bikabayobera, kumbi ntago bazi ko yize amashuri 2 gusa abanza. Mbese abana batoya bagarukira mu wa 2 ukavuga ngo azavamo umuntu wandika ibitabo bikomeye kuri uru rwego. Bana b'Imana, nicyo kikwereka yuko Imana izi ubwenge. Rero afite imyaka 9 n'ubukuru bwo yagize iyo mpanuka ntiyakomeza kwiga. Ku myaka 11 y'ubukuru yiyeguriye Imana umutima we. Haleluya. Yeguriye Imana umutima we ku myaka 11 y'ubukuru. Yabatirijwe mu nyanja, yakirirwa mu itorero ry'abametodiste. Mbese amateka muri kuyumva? Yego, n'abizera benshi dufite ntago baza amateka y'itorero ryacu. Yabatirijwe aho ngaho maze yakirwa mu itorero ry'abametodiste. Yagiye kuba umushyitsi mu itorero ry'abadiventiste i Portland. Yemera burundu kuza kwa Yesu kwa kabiri bidatinze, kwabwirizwaga n'umugabo witwaga William Mireri. Mbese muri kubyumva? Yego. Nuko rero maze ategereza yiringiye kugaruka k'umukiza wacu kwa kabiri. Imana yacu habwe icyubahiro. Rero mu gitondo cy'Ukuboza mu cya 844 arimo asengana n'abagore 4. Haleluya. Ngo agenza ate? Abagore twari turi kumwe nababwiye ngo kera Imana yarebaga abantu bapfukamye basenga. Igihe Petero yakurwaga mu nzu y'imbohe, abantu b'itorero bari basigaye bamusengera. Abantu bahana baboneye ibisubizo mu rusengero. Ntuzibwire yuko tuzanyerera tukagwamo. Muribuka rya jambo rya mu gitondo? Oya, ngo abantu bibwira ko tuzanyerera tukagwa mu ijuru. Ntabwo ariko bizagenda. Rero yari ari mu itsinda ry'abagore 4 bari gusenga. Imbaraga y'Imana yamujeho ararabirana. Yesu ashimwe. Nuko yeretswe urugendo rw'abadiventiste bajya mu rurembo rwo mu ijuru. Yeretswe n'ingororano y'abakiranutsi. Haleluya. Ibyo byose yarabibonye. Maze rero yaragize imyaka 17 atekerereza abizera ibyo yabonye n'ibyakurikiyeho. Maze ahabwa umwanya atekerereza abadiventiste ibyo yeretswe. Abadiventiste bamugenzuje Bibiliya, yaravuze ati umurimo nkora si uwanjye, ni umurimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko umurimo wa Ernest White wabaye mahwi n'umurongo wose wa Bibiliya. Haleluya. Ibi bitabo byose mureba byose nta na kimwe kibusanya na Bibiliya, birahuje neza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero bana b'Imana, hari ibimenyetso ngiye kubabwira biranga abahanuzi Oroginale. Yesu ashimwe. Ibi bimenyetso biranga abahanuzi Oroginale nawe itorero ryaramugenzuye basanga neza bihuje na Bibiliya, bafata icyemezo cyo kwakira inyandiko ze kuko zavuye ku Mana. Ikimenyetso cya mbere, umuhanuzi Oroginale afatanya n'amategeko y'Imana n'ubutumwa bw'abahanuzi. Haleluya. Atwara ubutumwa burimo n'amategeko y'Imana.
uzambarize abo bahanuzi baguhanurira ngo ukomeze amategeko y'Imana, nusanga atayakomeza yose uko ari 10 uzamenye ko ari umuhanuzi pirate. Mwandike isomo ry'ikigikira Yesaya 8:20. Hanyuma ibitabo by'uyu muhanuzi ndi kubabwira witwa Ellen G. White, ibitabo bye bishyira hejuru amategeko y'Imana, biyobora abagabo n'abagore kuri Bibiliya no kuzura kwayo. Haleluya. Ntago bibusanya na Bibiliya. Ikimenyetso cya kabiri, ubuhanuzi bwe burasohora. Iyo turebye muri Yeremiya igice cya 28 umurongo wa 9, ubuhanuzi bw'umuhanuzi Oroginale bugomba gusohora uko bwagenda kose. Ellen G. White yavuze ko uburyo umurimo uzakura ukagotesha isi umucyo wawo. Haleluya. Mbese beka mbabaze bizera, uyu munsi umurimo w'Imana uri gukura, umucyo w'Imana uri gusakara ku isi. Imana ihabwa icyubahiro. Ikibazo nkubaza, mbese nawe uri kugira uruhare kugira ngo umurimo w'Imana usakare ku isi yose? Nuko rero muri iki gihe abadiventiste bafite ubushobozi bwo gucapa ibitabo mu ndimi zirenga zisaga 200. Haleluya. Twebwe uyu munsi turi Abanyarwanda, ibitabo byatugezeho no mu bindi bihugu hirya no hino mu ndimi zisaga 200 ibyo bitabo birandikwa. Rero ibyo bitabo byandikwa buri mwaka bigurishwa amafaranga asaga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Yesu ashimwe. Mbese ubutumwa buri gukwira ku isi yose. Imana ihabwa icyubahiro. Bityo rero ndi kwerekeza ku musozo. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana umuhanuzi Oroginale. Ikimenyetso cya gatatu, umuhanuzi yemera ko Yesu yaje yabaye umuntu. Haleluya. Umuhanuzi Oroginale agomba kwemera ko Yesu yaje afite kamere ebyiri, afite kamera y'ubumana, afite na kamere y'ubumuntu. Isomo ribishyigikira ri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 2. Igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose cya Ellen G. White yaranditse ati, Yesu yashoboraga kwigumira iruhande rwa se, ariko ahitamo gusubiza inkoni y'ubugabe mu ntoki za se ajya gucungura umunyabyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, nuko rero soza ikimenyetso cya 4 kiranga umuhanuzi Oroginale. Ikimenyetso cya 4, igipimo gikomeye kuruta ibindi ni imibereho ye. Haleluya. Imibereho ye. Mbese uwo muhanuzi uri kuguhanurira, mperutse kwigendera hirya hariya, maze ngiye kubona mbona umuntu ahuye n'undi, aramusuhuza, aramuhobera. Mbona umuntu uri meze nk'umuntu wiviriye mu murima, ari kumubwira ati hagarara nkubwire, ati kano kanya tuvugana, ati ndakubonye, ati Imana ihita imbwira ibintu kuri wowe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Maze neza mbona uwo muntu arahagaze amuteze amatwi. Nuko ariko ngewe murebye mbona duhuje amaso, mbona arebye hasi, nago mbizi niba yaranze. Ariko bana b'Imana, abahanuzi ni benshi kandi baragwiriye, ariko bavuga ibitahuye n'iby'Imana ivuga. Rero Yesu yaduhaye ikimenyetso kimusiga muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 15 kugeza 16. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya. Soza rero ibitabo Ellen G. White yanditse ni ibitabo by'iyobokamana, yanditse ibitabo by'ubuvuzi, yandika ibitabo by'uburezi, yandika ibitabo by'umuryango, yandika n'ibitabo by'imirire myiza. Haleluya. Ni bangahe bashimira Imana ko Imana yaduhaye ubuhanuzi Oroginale? Uwiteka barebe neza abishimire mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba nabonye muri iri teraniro haje abashyitsi. Ntago nshaka kwicara nahaye abashyitsi impano. Ndi guhamagara ngo ni bangahe bashyitsi bumva bashaka kuza maze nkabaha impano begutahiraho, kandi itorero ryacu rifite ikigega. Niba uhari ukaba uri umushyitsi waje uyu munsi cyangwa umaze iminsi uza ariko ukaba utarabona impano muri iri teraniro, haguruka nyiguhe maze korari hitiza ize kuririmba. Bashatse ariko burya baba banahaguruka kugira ngo abizere be gutahira batabonye indirimbo. Niba uri umushyitsi tambuka, banguka. Ndatanga umunota umwe gusa. Niba uhari ngwino, ariko niba udahari nanone ndasoreza aha ngaha. Urahari?
haba hari umushyitsi utaragize amahirwe yo kubona impano, tambuka uze. Imana iguhe umugisha mama. Mbese ko mbonye umuntu umwe, mama Imana iguhe umugisha. Haba hari undi? Mbonye umuntu umwe, ariko yego Imana iguhe umugisha. Niba hari n'undi nawe naze muhumure, mu kigega cyacu turabifite. Imana ibahe umugisha. Nibabanguke. Yego. Ni abantu ndabona ari batatu. Shyiramo agapapuro maze mubahereze. Uri umuyobozi w'itorero rwose bibaye. Bakore mu biganza, wifurize umugisha w'Imana, wifurize no kuzagaruka, hanyuma izo mpano uzibahe rwose. Uyu mwana mfite igitabo cy'abana. Mfite igitabo cy'abana, uyu mwana utinyutse akaza hano nawe ashaka impano, mfite igitabo cyiza cy'abana cyamugwa neza kurutaho. Yego? Imana ejo uzaze kundeba nguhe igitabo cyawe, sibyo? Haleluya. Mugire umugisha ku Mana. Imana ibahe umugisha.